ubushize twabonye ubutatu bw'Imana. Tubona Imana ko ari itangiriro n'iherezo. Tubona uburyo yahaye ubugingo umwana wayo. Tubona uburyo umwana wayo nawe ari Imana, ariko mu Mana tubona umwuka wera, arizo za kamere z'Imana twagiye tubona. Ku kijyanye n'ubutatu bw'Imana tukivaho nta kibazo tugifiteho, tugisobanukiwe. Impamvu y'ibi bintu nuko ngo nidutangira gusoma Bibiliya arantu tuzaza tugera ugahita ubyumva, ugahita wumva bwa butatu, ugahita wumva Kristo wari ugahita wumva gutyo. Niyo mpamvu twahereye kuri fondasiyo, mu mizi, guhera ku Mana, kubera iki Imana yaremye. Kuko iyo usomye Abefeso igice cya mbere uhereye ku murongo wa 3, usanga mu migambi y'Imana cyari ijuru ritaranabaho n'isi bitararemwa, iyo yari ifite umugambi wo kuturema, ariko bitarabaho. Ndetse niyo mpamvu bavuga ngo abatoranyijwe cyari ijuru ritaranabaho, ijuru n'isi bitararemwa. Iyo Abefeso igice cya mbere uhereye ku murongo wa 3 ukarukimanura, nibyo bivuga. Turaza kubisoma. Noneho rero uyu munsi wa none tugiye kureba iremwa. Ariko nandika nyine ya mikono nyine uri kubyumva? Iremwa. Kuko twamaze kubona umwuka utari karemano, none ubu tugiye kureba umwuka karemano, iremwa. Twatangiye dore y'Imana, turahera ku Mana kuko niyo igiye kurema. Dore bwa buziraherezo bwayo, si ngubu se? Cyangwa se za kamere zayo, ariwo mwuka wera. Kuko umwuka wera kandi buriya reka mubwire, ni uko nyine tuba twapinze. Buriya umwuka wera iyo ugiye kureba usanga n'iyi myambaro twambara nayo ishushanya umwuka wera. Tuzabibona. None se tuzabibona. None se ugira ubundi buri kana kariko kose gakorwa muri iyi si kaba gafite ikintu gashushanya. None se ujya ubona nk'abantu uranyibukije. Noneho ubu y'Imana nyine harimo Yesu, yamuhaye ubugingo. Noneho uyu nguyu Yesu niwe bwenge bw'Imana n'imbaraga zayo. Biri mu Bakorino ba mbere igice cya mbere ngira ngo umurongo wa 24. Waza mu Bakolosayi, Abakolosayi ngira ngo ni igice, naho ndumva ari igice cya mbere mu Bakolosayi. Abakolosayi igice cya mbere, Abakolosayi igice cya mbere, ubwiru bwahishwe werekera kose. Abakolosayi igice cya ngo niwe waducunguje amaraso, hera ku murongo wa 14. Umurongo wa 14. Rero Abakolosayi igice cya mbere usoma umurongo wa 19 ni naho nshaka. Umurongo wa 19. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Ubwo hejuru here ku murongo wa 14 ubundi bakubwira icyo twakwita nka definisiyo ya Kristo, ariko hahere kuri 14. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu, ni nawe shusho y'Imana itaboneka. Urumva yeguriye bya bindi byose nyine. Niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we ari mwo. Urumva ya mwo ari mwo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi,
ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose. Wakumvishe ka kantu? Urumva? Kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi ni itangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yashimye ko ni ukuvuga ngo umwuzuro wose w'Imana. Ubwo urumva ni mu Bakolosayi igice cya mbere, urumva uhereye kuri 14 ubundi kugera kuri 19, cyangwa niyo wanakomeza uhita wumva ko urumva Imana yamweguriye ubwenge, umweguriye imbaraga, umweguriye izi kamera, umwuzuro wayo wose. Uyu mwuzuro wayo wose nyine n'uyu mwuka wera, izi kamera. Nuko ngo yo ikintu isigaranye ni izina. Izina gusa. Izina rero ni icyubahiro. Icyubahiro. Kuko ni nayo mpamvu Yesu mu isi ntabwo yajyaga yikina. Ntabwo yajyaga yikina ngo avuge ngo njye. Akantu ni data. Ni data. Bitandukanye natwe tuvuga ngo njye. Twakoze. We rero ntabwo yikinaga, kuko iyo usomye Yohana igice cya 8 umurongo wa 18 aho kuvuga ngo ndihamya ubwanjye kuko ni Imana, na data wantumye akampamya. Nuko mwana imavuze ngo ndihamya ubwanjye kuko ntari bwihakane kari Imana. Nuwa ngo ni bwa Imana bumuhamya, ariko ko ntari Imana niyo mpamvu ashyizemo ako kantu. Ariko najya kuvuga nk'umuntu Yesu ntago ari bwikine ngo avuge ngo njye. Niyo mpamvu akantu kose yajyaga gukora yabanzaga gusaba data. Mu yandi magambo, ibyo ndi gukoresha si ubwanjye, hari nyirabwo. Ariko none uyu nyirabwo nawe naramuhaye. Kuko nidusoma no muri Yohana tuzasanga Yesu avuga ngo igituma data nkunda nyine ngo nuko ntanga ubugingo nkoba nabwisubiza ngo nkabo nshaka. Urumva niwe principal, niwe. Ariko kwanga kwikina nyine agahita yavuga ngo igituma data nkunda, akamugaruza icyubahiro cye. Aho ngaho rero tugarutse gato ku Mana. Noneho rero sasa tugiye mu kurema rero sasa. Aba ntago baremye. Nsomera Itangiriro igice cya mbere. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa kangahe? Umurongo hera ku murongo wa mbere reka. Kandi ariwo nshaka. Singe kuri. Aravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Yaremye ijuru n'isi. Habanza ijuru. None rero tugeze ku mwuka karemano. Imana yaremye ijuru n'isi. Uretse wumve tuvuye mu Bakolosayi ngo kandi ibyaremwe byose byaremewe muri we. Dore nyine urabona ijuru ni ukuvuga ngo iri juru bwatsi aka kantu kumve. Iri juru iri ni ijuru. Iri ngiri Mana ishobora byose mumbabarire, iri ngiri ni ijuru. Riri muri Kristo. Dore ngiri. Aha mu ijuru niho usanga intebe y'ubwami bw'Imana. Mu ijuru. No muri Kristo. Iri juru buretse riri muri Kristo nibyo, ariko iri juru ni karemano. Kuko baravuga ngo Imana yaremye. Karemano. Kuko tuzabona n'ijuru ritari karemano. Ubwo ritari karemano ni Imana nyine, ni muri bwa Imana mwo. Ni mu mwuka utari karemano, ni ijuru nyine. Reka nibavuga ijuru ni ahantu ho mu mwuka, tuzabibona mu Baheburayo barabisobanura. Cyangwa se irisanzure. Hari isanzure rero iri karemano, ubundi hari amajuru 3. Hari amajuru 2 ari karemano, hari n'irindi juru rya 3 ritari karemano. Ariryo twahereyeho ry'Imana nyine, kuko iba muri yo mwo. Aho ni mu ijuru nawe, uwo mwuka utari karemano. Noneho rero iri juru tubonye ni karemano. Noneho rero sasa iri juru tubonye riri karemano. Aha ngaha harimo intebe
y'ubwami, aha ni naho Satani yirukanywe, y'ubwami bw'Imana, kuko Satani niwe wari umukerubi utwikiriye intebe y'ubwami bw'Imana. Mu yandi magambo niwe wakontorolaga iri juru. Mu yandi magambo ibindi byaremwe byose ibindi byaremwe byose byaremwe muri iri juru, hagati yabyo n'Imana harimo uyu Satani. Noneho hakaza iki? Tubonye intebe y'ubwami bw'Imana, iki ni kimwe. Kabiri hakaza iki? Satani. Ariko uyu Satani hano yari yararemwe atunganye, ntabwo yari yagacumuye. Jya muri Ezekiyeli igice cya 28. Ezekiyeli igice cya 28, ngira ngo niba biri ku murongo wa 13. Ezekiyeli 28:13 wanditse ngo ikira 28:13 niba 13 niba Ezekiyeli igice cya 28 umurongo wa 13 aravuga ngo wahoze muri Edeni yango by'Imana, umwambaro wawe akawusobanura n'umurongo wa 10, wari warasigiwe kugira ngo ube umurongo wa 14, wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana, wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye, dore ibyo nashakaga, ni umurongo wa 15. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Ubundi dore uyu ni umurongo, dushyireho umurongo wa 14, wenda nawo byumvikana neza kugera kwa 15. Aho yarakiboneye ariko rekoze twashakaga n'uyu murongo wa 15. Urumva ni ukuvuga ngo iyo usomye iyi tiro ni Satani nyine, ikwereka uburyo Satani ahangaha mu ijuru urumva yari umukerubi utwikira intebe y'ubwami bw'Imana, atunganye, abona uko n'ijuru rirabone. Kuko si twabonye ko mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi? Ni ukuvuga ngo iri juru riramurika hano hose, ni umucyo. Uyu ni umucyo, aha hose ni umucyo, uyu umucyo, kuko nta mwijima uhari. Noneho muri wa mucyo buri tubanje kurema ijuru, tubonye yuko nyine rimwe mu ijuru harimo intebe y'ubwami bw'Imana, kabiri harimo Satani, gatatu abamarayika. Siko bimeze? Ubu wenda hariyo n'ibindi byaremwe tutazi Bibiliya itajya itubwira, kuko n'ubundi kubimenya nta kintu byatumarira mu bijyanye no gukiranuka cyangwa se iki. Ubu iby'Imana yashatse kutumenyesha ni ibi ngibi, nta nubwo dushobora kubitekerezaho cyane, sibyo? Ibyo byaremwe, ibi byaremwe rero ubyumve neza, ibi byaremwe muri iri juru ni ibiremwa by'umwuka karemano. Kuko byo ntago byahozeho, ahubwo biraremwe, ariko mu buryo bw'umusonora nk'abantu ntago nanone bigaragarira amaso y'abantu ngo tubibone. Ni umwuka, ni ibiremwa by'umwuka. Nk'uko iyo tugiye kureba wa mugani w'urukungu n'amasaka, ntago ishaka rigaragarira amaso, ahubwo hagaragara umurima ari wo w'uyu mubiri, sibyo se? Uri kubyumva? Ni ibiremwa by'umwuka. Noneho kabiri, ubu iyi ngiyi iri juru ni rimwe mu kiremwa cya mbere. Nusoma Bible uzasanga nta hantu Imana ivuga ngo ndema Satani gutya na gutya na gutya, kuko ntabwo yigeze itubwira ibyo mu ijuru, ahubwo ivuga isi igahita irondora n'uburyo yayiremyemo. Ariko nyine ijuru egari ibiremwa by'umwuka. Ngo nuko ngo na Satani nawe yaremanywe n'ibiremwa by'umwuka byo mu ijuru, abamarayika, intebe n'ibindi. Twagiye kabiri rero sasa. Isi.
iyi si mu iremwa ryayo iramurikiwe. Dore nguyu wa mucyo imurikiwe n'iri juru. Mu yandi magambo nta kwira ngo buke byari biriho igihe icyaha cyari kitaraba. Byari umucyo, byari pereza. Kuko kwira bugacya niko kuzana ibihe. Nta bihe byari biriho. Nta bihe byari biriho. Ni nayo mpamvu ugeze mu Baheburayo bakubajije ijambo ibihe, hasi bandika ngo ibihe egare isi. Kuko ibihe byazanywe no kwituruna ku isi biturutse ku ngaruka z'icyaha. Icyaha nicyo cyatumye hazaho ibihe. Nibyo tugiye kureba. Isi wayibonye? Noneho ifite umucyo. Ifite umucyo, iramurikiwe ibintu byose. Nta n'ibihe bihari. Nta n'ibihe bihari. Ntago bwira, nta n'ubwo bucya. Ni umucyo nyine witeka. Ni uko ngo ubundi uyu mucyo iyo icyaha kitabaho wari uwiteka. Wari kugumaho. Ari nawo nanone tuzasubiramo mu gihe cy'umuzuko. Ubwo tuzaba dutandukanyijwe buri shyanga ukwaryo n'irindi ukwaryo. Rimwe rikaberaho umucyo witeka, irindi rikaberaho umwijima witeka. Ariko bikaba ari ishyanga riteganye n'irindi. Gusa rimwe ritajya kwa runaka n'irindi rijya kwa runaka. Ni ukuvuga ngo ubwo akandi wabo n'akandi wabo. Ukanyurwa n'ibyo kurya by'iwanyu, undi akanyurwa n'ibyo ariko biturutse muri kwa gucungurwa nyine tuzabibona. Ni uko ubu ngubu nakaba kanyuzemo tukavuduka kugira ngo byumve. Soma. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho. Yariho ubusa busa. Komeza. Umwijima wari hejuru. Buretse aho nturahagera. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Icyaha cyabaye. Ariko mbere yuko tugera kuri icyo cyaha, reka ubanze urebe aka kantu. Ni ukuvuga ngo iyi si nubwo imurikiwe, itwikiriwe n'amazi gusa. Kuko iyo tugeze muri Petero cyangwa nidukomeza mu iremwa, ubona ko ubutaka bwakuwe mu mazi. Bwari bukiri mu mazi. Bwari bukiri mu mazi. Ariko mu yandi magambo, nubwo umuntu atararemwa, cyangwa se nubwo n'ibindi byaremwe bitararemwa, ariko mwo mu isi birimo. Kuko niho bizava. Mu yandi magambo imbere y'Imana byarangije kurema. Byari birimo. Ariko pratikoma ntibiravamo nyine, ariko birimo. Ako kantu turi kukumvikanaho. Ni ako ndavuga ngo iyo uriye igi uriye inkoko. Kuko ryagi harimo umuhondo ariko hazavamo inkoko. Ni bimwe. Kuko n'ubundi uwumennye ririya gi aba yishe inkoko ubundi. Ubu twari tukiri mu isi ariko erega none si jya urabona riri gushushanya iki n'uriya mubumbi. Ahubwo mbwiye akantu, urumva igi riri gushushanya iki? Inkoko, abantu. Kandi hagati ya ririya gi y'ikimene cy'igi cy'igishishwa n'umuhondo uvamo inkoko, wibuka hari ibindi bintu birimo birenduka ukuntu. Icyo kintu uri kucyumva. Ariko icyo kintu urimo uracyumva. None se hita ubihuza na wa murima, ubihuze n'ishaka, ubihuze n'umwuka w'ubugingo. Ubwo twageze ku muntu, kuko umuntu afite umubiri, akagira ishaka, akagira n'umwuka w'ubugingo. Haje umuhondo, haje ruriya runtu rurenduka, haje n'igishishwa cy'inyuma. Nabyo ni ubutatu. Ntabwo ako kantu uvuze. Uri iki kintu uri kucyumva? Noneho Satani ahangaha rero sasa yari atunganye, noneho akora icyaha. Icyaha cya Satani rero ugisanga mu byahishuwe
igice cya 12 kuza kugera n'igice cya 13, sibyo? Ukongera ukasoma aho ngaho muri Ezekiyeli igice cya 28 uhereye ku murongo wa mbere ukageza byibura kwa 19. No muri Yesaya, ngira ngo Yesaya birimo igice cya 14, ngira ngo umurongo wa 10, ni igice cya 14 raniza ndebe, cyangwa ni igice cya 12. Yesaya nawo birimo icyaha cya Satani. Yesaya igice cya 14 nabo barabivuga. Reka ndebe ko ari igice cya 14 cyangwa ari igice cya 13 na kabiri. Ni igice cya 14, igice cya 14 umurongo wa 12 nibyo. Ko no bavuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu mwana w'umuseke, ko uguye ijuru, ko uvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Urumva? Ahangaha rero Satani nyine uburyo yashatse kwigeranya n'Imana, uburyo yashatse gutwara icyubahiro cy'Imana, uburyo yashatse gutera kudeta Imana, tuzabibona mu Byahishuwe igice cya 12 n'icya 13, kugira ngo yigarurire iki cyubahiro cy'Imana. Kuziye mpamvu rero ni ukuvuga ngo kubera ko wa mwuzuro w'Imana n'imbaraga zabyo yabyeguriye nde? Yesu Kristo. Imana igasigarana kuri iyi ntebe yayo izina n'icyubahiro gusa. Kandi Yesu mu kurema bya byaremwe byo mu ijuru yabijemo nka marayika, yabijemo nka marayika Mikayeli. Mu yandi magambo, Yesu nka marayika Mikayeli ari mu bantu bategetswe cyangwa se bakuriwe na Satani. Niyo mpamvu Satani yarebaga Imana kose yarahabwa icyubahiro n'ibyaremwe byose, kuko mu bugenza bw'iwe Ezekiyeli hariya barabivuga. Urumva? Icyubahiro cyose gihabwe umuntu ndebe udafite ubwenge, udafite Imana, ubundi wamutera kudeta. Ako kantu uri kukumva? Noneho mu gushaka gutera kudeta, urumva habayeho sensibilisation y'abayishyigikiye kugira ngo hagire abamarayika bamuyoboka. Uyu muntu gahabwa icyubahiro ibyaremwe byose iki, kandi nkabona nta mbaraga afite, ubundi uyu muntu wamukura ku ngoma tukicaraho. Ariko ntiyamenya ko imbaraga z'uyu nguyu Imana ziri muri Mikayeli, kuko buri gihe Kristo mu byaremwe yicisha bugufi. Tuzabibona n'uburyo natwe yaje akiyambura ubusa, akisiga ubusa, akaba n'imbata, ndetse no kuba imbata bikavaho akanapfa no ku musaraba. Uri kubyumva? No mu ijuru rero niko yari ameze nka marayika Mikayeli. Satani rero niko gutegura imyigaragambyo, ategura arasansibiliza, ndetse 1/3 cy'abamarayika baramuyoboka. Kimwe cya gatatu cy'abamarayika bagira gute? Baramuyoboka. Nuko dore nibyo barimo bavuga ahangaha ngo mu ijuru haboneka intambara, marayika Mikayeli n'abamarayika be, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibabasha, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Ariko iyo usubiye hano inyuma ku murongo wa 13, ku murongo wa 3 baravuga ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso. Urumva? Ngo mbona ikiyoka kinini gikurura gitukura, gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisigo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri. Urumva? Cy'inyenyeri zo ku ijuru uzijugunya mu isi.
uri kubyumva kimwe cya gatatu cy'inyenyeri cy'abamarayika nyine bayobotse Satani bajugunywa barwatabara kurwanya nyine Imana kugira ngo bayitere kudeta, ariko Mikayeli n'abamarayika ubwo nurumva ni Yesu n'abamarayika bibiri bya gatatu bisigaye bahita barwanya Satani n'abo bamarayika babajugunya mu isi. Aka kantu kumve neza, ni ukuvuga ngo Satani kubera iki Satani atafashwe n'aba bamarayika be ngo afungirwe muri iri juru, kuki bamujugunye ahubwo akajugunywa mu isi? nawe nabyibazaga icyo kintu uri kucyumva. Bivuze iki? cyangwa bamwice niba ari uwo gupfa. Bivuze iki? Bivuze ngo Satani aje mu isi ahawe akoro yo gutura muri iyi si, niho bamuciriye. Ako ntibamwishe? Ntago bamwishe. Mu yandi magambo, Satani afite uburenganzira 100% bwo gutura muri iyi si. Mu yandi magambo, tuguhaye isi genda ujye kubamo. Kandi bamuhaye isi yo kubamo harimo iki? Harimo ibyaremwe muri ya mazi, harimo n'abantu bazavamo. Ibyaremwe ubwo ni principal ni umuntu n'ibiti n'inyamaswa. Icyo kintu uri kucyumva. Noneho ukurikira hano hantu yasi yari imurikiwe n'umucyo, hajemo Satani. Kubera ko Satani yaturutse mu ijuru yavumwe yirukanywe, yaje mu isi ari umwijima. Niyo mpamvu uri gusoma ngo umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Nuko ngo Satani yaje buretse urebe dore yasi ngiyi hajemo igice kimwe cy'umwijima, ahise haza pariti y'umwijima. Ubu iyi ngiyi ni Satani, ahangaha ni umucyo. Ariko ahangaha Satani yapfukiranye, wibuka ko naho harimo ibyaremwe bibaye victime y'icyaha cya Satani, bigiye mu mwijima kandi bidateje, bitewe na Satani, bitejwe na Satani, ariko byo nta ruhare rwabigizemo. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo habeho umucyo. Ubwo urumva haje umucyo karemano ushushanya Kristo. Dore kwituruna ku isi kwa mbere hano guhera, ari nabyo Zaburi ya 90:4 ivuga ibijyanye no kubara, aho igeranya umunsi umwe ku Mana ungana nk'imyaka 1000 kuri twe. Nuko ngo Imana yesi turuna isi kugira ngo hamwe umwijima wari uri haza gacyo, hamwe hari umucyo hajya umwijima, bisimburane. Nuko ngo ni ya mahanga abiri, umucyo umwijima, amanywa nijoro, gupfa umwijima, kuzuka tayari igitambo cyaje. Nubwo ngo ibyaremwe byarangije guca, icyaha kibaye mu ijuru kigize ingaruka ku byaremwe, ariko bise bicungurwa, haje umucyo. Ariko nubwo umucyo uje n'umwijima urahari, bishatse kuvuga ngo birasimburana. Bishatse kuvuga bivuze ko ibi byaremwe byanze bikunze igihe biri butangire kuremerwa, birasobanurirwa iby'uyu mucyo n'iby'uyu mwijima. Kuko ntabwo Imana iri bubicike bitayibajije biti ko buri gucya bukira. Kandi akantu uri kandi butume inababaza, kuko umuntu atarakora icyaha ntago ninjoro asinzira. Kuko gusinzira se ntitwabibonye ko ari icyaha. Noneho kuko Adamu atararemwe, ariko naramuka naremwe mu ijoro nibwira, kuko yaremwe ku munsi wa 6, bucya ari ku munsi wa 7 bajya mu mwuzuro w'Imana. Ni ukuvuga ngo rya joro ry'imyaka 500 ntago none urasinzirizwa n'iki kandi muri nta cyaha. Aho hantu rero nungwa ngo bari bubaza Imana 20 mbese buri kana kari kubera iki uyu mucyo, kubera iki uyu mwijima, kubera iki wandemye. Ako kana riko kumva nuwa ngo Imana nijya kurema Adamu n'ubundi ramurema ibizi yuko azakora icyaha, kuko avuye mu butaka cyangwa se avuye mu byaremwe byagizweho ingaruka n'icyaha cya Satani.
ni nabyo Dawidi muri iriya Zaburi ya 51 avuga, naremanywe gukiranirwa. Ni nko kubwira Imana, ubundi urambaza iki? Kuri mu mbazi byiza kandi ubizi neza ko nta cyiza kimbamo. Aha, na Pawulo arabivuga mu Baroma igice cya 14 kugenda kugera kuri 20. Bibiti agakomeza Dawidi avuga ngo mu byaha niho mama yambyariye. yamubyariye mu isi iri mu mwijima, kandi noneho Imana ibizi yuko Satani arusha ubwenge abantu. Niyo bavuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba. Urumva Satani? None se niba turusha uburiganya, aturusha ubwenge karemano, urumva turi bumutsinde? Niyo mpamvu haje uyu mucyo. Ni nayo mpamvu icyo cyaha Imana ntabwo ikiturenganyiriza. Yahise ivuga ati noneho izi kabitera ndayizi, reka Kristo abacungure. Ntabwo mwamurwanya n'ibyashoboka. Izana umucyo, kambohereza umucyo ahubwo ihita dukubita umucyo. Bitari ibyo byari gukomeza bukira gusa. Ubundi bitari ibyo, ahangaha hari kuba umucyo, ahangaha hakaba umwijima. Icyo kintu uri kucyumva? Bishushanya n'ubundi ibizaba ku munsi w'imperuka, kuko bizaba ari amahanga, ni isi ebyiri. Uzi ko hazaza indi si nshya. Isi nshya ari nayo izagibwamo n'abana b'Imana, cyangwa ariyo ya Masaka, cyangwa ariyo bahamagara batoranyijwe. Iyi ngiyi isanzwe izahinduka ubute, kuko n'ibyaremwe ikahinduka iy'umwijima. Ubundi iyo usomye uriya mugani wa Nyamutunzi na Lazaro. Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu, Nyamutuza apfa akajya ikuzimu, yakebuka hejuru gutya akahita areba. Hariya niho uhita ubibona. Uriya mugani nicyo uvuga. Mwebwe muri aho ngaho ni ukugira iwawe harimo imanga, kugira ngo ushatse ntabwo byakunda. Byatandukanye. Undi nawe ndamaze se wabyiritse nkazuka nkajya, niyo wazuka ntabwo bafite munsi babumvire. Ariko ako karowe niyo wazuka ntibako. Kubera ko ni impano nyine. Nurutse wabonye urukungu rwaribibye, wabonye amasaka, ntibishoboka. Kuko iyo usomye Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 13, hariho akantu ka B barabivuga neza. Nta muntu wizera, ahubwo turizererwa nyine, ni impano nyine. Rero ikintu wawe nk'impano ntabwo wajya kwikira. Noneho umunsi wa none ahabwo niba no mu gihe cy'itorero warizeraga akagira ibimenyetso sinye zigaragarira amaso y'abantu. Noneho uyu munsi wa none niba n'uwo muhamagaro wawo nta sinye yajyaho ngo nawe nta n'ikintu washingiraho wikina ngo uvuge ngo ngewe ngo ukijijwe. Kandi umukiranutsi, Abaroma igice cya 1 umurongo wa 17, bigaragara ko umukiranutsi azabeshwaho niyo mpano nyine ya kwizera. Ni impano. Niyo mpamvu utakwikina wowe ubwawe. Ubwo hari abo yahawe, hari n'abatarayihawe. Hari abo yahawe, harimo n'abatarayihawe. Ariko kandi mu bantu bazajya mu ijuru bose ntago ari uko bahawe gusobanukirwa ibyanditswe, cyangwa se kubirondora, cyangwa se kugira gutoya. Kuko nk'uko twabibonye ubushize, harimo n'abo kubatirizwa. Harimo n'umuntu uzajya mu ijuru rwose, n'uwo Yesu umubwira akamusharirira. Cyangwa wamubwira Imana y'ibaba we agasharirirwa. Kandi akarijyamo. Kuko nyine style niba uri ishaka, none se ni ikihe cyaha wakora ugahinduka urukungu? Niba uri intama, ugiye usomye muri Matayo 25 wa mugani w'intama mwihe n'uburyo umwungeri azazirobanura. Niba uri intama, ni iki wakora ugahinduka ihene? None se niba uri ihene, ni iki wakora ugahinduka intama? Sibyo se? Aha rero bisobanuke neza. Kwa ngo tubonye Imana irema ijuru n'isi. Tubonye mu ijuru ibiremwa byaho ibyo ari byo. Tubonyemo intebe y'ubwami bw'Imana, tubonamo Satani, tubonamo n'abamarayika. Tubona n'uburyo Satani yaremwe atunganye, ariko agashaka kurya kudeta Imana ngo abe ari ubutwara icyubahiro cyayo. Ariko bikamunanira. Marayika Mikayeli n'abamarayika 2/3 bagatabarira kurwanya Satani, na 1/3 cy'abamarayika cyari cyamuyobotse, ndetse bakajugunywa mu isi. Ndetse tubonye yuko bahawe akoro yo kuza kuba mu isi.
mu yandi magambo iyi si bayifiteho uruhare, bayifiteho pariti yabo. Icyo kintu uri kucyumva. Tubonye uburyo umwijima waje ugapfukirana ibyaremwe bitaratunguka mu buryo buri puratike, ariko Imana ikohereza umucyo, ariko guturuna kw'isi. Urumva umucyo n'ubundi wari uhasanzwe, ariko noneho habeho umucyo. Urumva ni umucyo karemano ushushanya Kristo, ushushanya uje gutabara. Niko guturuna isi ugatangira gake. Urumva ahangaha kuko umuntu atararemwa ni Imana yabaraga. Noneho mu kubara kw'Imana nibyo ibyanditswe biza bitugeranyiriza ko umunsi umwe kw'Imana wanganaga n'imyaka 1000 ubaze nonaha kuri twe. Ni nayo mpamvu baza ngo burira buracya, buriya habaga hashize imyaka 1000. Umunsi wa kabiri Imana burira buracya habaga hashize imyaka 1000. Umunsi wa gatatu irarema bivuga burira buracya habaga hashize. Noneho wajya kureba ugasanga isi yaremwe imyaka 6,000, hakaza na cya 1000 cyo kuruhuka kw'Imana, bikaba imyaka 7,000 karindwi y'umwuzuro w'Imana. Ako kantu bakumvishije. Tutarajya mu byaremwe byo mu isi, tumaze kubona ibyaremwe bya mwuka. Tubonye uburyo Satani yakoze icyaha, tubonye uburyo isi nayo yaremwe, tubonye uburyo yatwikiriwe n'umwijima kubw'icyaha cyari kivanze gukorerwa mu ijuru, tubonye uburyo Imana yaje igacungura ibyaremwe itaranabirema. Mu yandi magambo icyaha twavutse, igitambo cyaratambwe. Ubu noneho indi pariti tuzareba umuntu uko ibyaremwe byakuwe mu mazi. Aha rero niba hari ikibazo ufiteho wabaza, cyangwa hari n'undi ufite ikibazo yabaza muri twe turi hano. Urakoze cyane. Ngiye numva nta kibazo, ibindi tuzagenda tubisoma gake kuko turimo kwiga, kandi kwiga ni buhoro buhoro. Aha turasobanukiwe. Abadukurikiye bagira ikibazo cyangwa se igitekerezo bashyira muri komenti. Murakoze.